Imena Sport TV tubagezaho amakuru y'imikino ya siporo agezweho mu Rwanda, muri Afurika n'i Burayi. Dufite umwihariko wo kubereka imikino yo mu Rwanda live. Utarakoze subscribe ahangaha, ibyiza nk'ibyo ni handi wabikura. Kora subscribe nonaha, ibiganiro byacu byose tuteretse ujye ubikunda, ukande kuri like, udukorere share, uduhe n'ibitekerezo, bizaba bidufashije. Imena Sport TV, home of sport. Reka tubifurize kugira igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Imena Sport cya tariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Twizere ko mumeze neza cyane, muramutse neza cyane, by'umwihariko mukurikirana ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho umunsi ku munsi. Twitwa Imena Sport TV. Wamaze gukora subscribe ahangaha, niba utarayikora se utegereje iki? Terekaho uyu munsi wa none kugira ngo tuye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bigezweho muri equipe ya Rayon Sport. Yitwa Nsabimana Aimable, yamaze kwandikira Rayon Sport ayisaba ko basesa amasezerano. Hari amakuru haravuga ko hari equipe agiye kwerekezamo, ese arajya he? Agiye Rayon Sport yakungukiramo iki? Byose tugiye kureba uko bihagaze. Ibiciro by'umukino wa Police byamaze kuba bijya ahagaragara, ni ibiciro biri inconvenience cyangwa se byoroshye mu by'ukuri, ubona ko Rayon Sport ntabwo ihindura. Hanyuma prime kuri match ya Police nayo yafashe indi ntera. Muri iki gitondo turongera tubibutse uko transfer byifashe ku isoko. Rayon Sport abakinnyi iri kugenda irambagiza kabisa. Umutoza Corneille we yamaze kuba atangira inshingano zo gutoza Rayon Sport nk'umutoza wongera fitness ku munsi w'ejo twarabibabwiye. Hanyuma biteganijwe ko uwitwa Robertinho aragera ahangaha i Kigali mu ijoro ryo kuri uyu munsi wo kwa kane kabisa. Ejo kwa gatanu akazaba atangira imyitozo ayitangira na bandi batoza, ariko ubwo byumvikane ko kubera ko azaba asa n'utinze kuwa gatandatu atazatoza kabisa. Hanyuma rero mureke mukore kuri subscribe nyaboneka ndayibasabye, hanyuma muze kuduha ibitekerezo bitandukanye ku ngingo runaka tugiye kuganiraho. Like ntiwagirwe gutangira umwaka udakora like ku biganiro byacu bigiye bitandukanye. Koraho rwose, pyondaho. Baravuga ngo n'ugupyonda kuri like nta kibazo. Ubu dufashije gutuma ikiganiro cyacu gikomeza kuza imbere y'ibindi kugira ngo n'abandi rwose batakibonye babashe kukibona. Iyo tubasaba like nicyo cyonyine tuba tubasaba kugira ngo mugikunde natwe tubone ko mwagikunze. Biranadushimisha by the way. Se ugira ngo abari iby'umuhango biradushimisha, tukabona ko koko abantu dukorera nabo babiha agaciro, bagakunda ibiganiro byacu, ibintu bikagenda safi sana. Hanyuma rero munyemerere dutangire tutiriwe duca hirya no hino cyangwa se tutiriwe twizimba mu magambo ngo tuvuge byinshi cyane, ahubwo dukubite tubangura, kuko ngewe mu gihe gito cyane mamba kubise amakuru menshi agiye atandukanye mu gihe gito cyane kabisa. Mama ugomba kugenda mumenyamo byinshi. Yitwa Nsabimana Aimable, uyu musore w'ikipe ya Rayon Sport yamaze kuyibwira ngo rero maze kwicara ndisuzuma nitekerezaho, nsanze twatandukana, nsanze twaseza amasezerano. Rayon Sport igwamukanira avuga ati ese bigenze bite ko tumaze iminsi tubahaye ku mafaranga? What's wrong? Ni kibazo ki? Kuko Rayon Sport marabizi ko yatangije igikorwa, nta nubwo nayita campaign, yatangiye igikorwa cyo kugenda yishyura abakinnyi, igenda ibishyura amafaranga make kuri recruitment bari bafitiwe, kugira ngo yose izagere igihe yamaremo. No kuri Nsabimana Aimable nuko nguko byagenze, nawe bamuhaye igice. Ariko uyu munsi yamaze kwandikira Rayon Sport ayibwira ngo arashaka gutandukana nayo. Rayon Sport aravuga ati ese bigenze bite? Aravuga ati oya rwose ngewe nanditse nsaba gusesa amasezerano. Ariko akaba hari andi makuru avuga ko Nsabimana Aimable ashobora kuba afite indi equipe imushaka hanze, akaba ari gushaka ko asesa na Rayon Sport bagasesa, noneho we akabona uko araza kugenda ari free
akaza kubona uko araza kuyenda ari free, akaza kubona uko araza gusohoka muri Rayon Sport ari free nta birantega afite, amafaranga yose ahawe akaribwa. Rumva amafaranga yose ahawe akaribwa. Nsabimana Aimable asabye Rayon Sport ko basesa amasezerano muri weekend hari match ya Police. Ni nka byo kuvuga ngo umuntu aguteye nk'ikintu mu menyo, warahinze ibigori byeze witeguye kubirya, akahita azaka ku ewana akagukomeretsa akavuga ati ibyo bigori ntabwo urabiyinjyana. Nicyo kintu cyabaye kuri Nsabimana Aimable. Ubwo nuvuga ngo niba dufite match bakaba bamubaraga, kuko twebwe uyu munsi tumaze kumenyera gukinisha umunyamahanga umwe muri Axe Centrale n'umunyarwanda umwe. Nsabimana akaba avuze ati ngewe turasesa. Noneho ikintu namunengeyeho nta nubwo wenda yavuze ngo turicara ku meza, mureke twicare ku meza y'ibiganiro tuganire turiwe kontra igihe yari isigaye, muvugane na equipe inshaka igire icyo ibaha, ngira icyo mbona namwe mugira icyo mubona. Wapi we yaje avuga ati dusese bitewe nuko byari biri mu masezerano yanjye mutabyujuje turasesa. Sinzi riba wenda hagendeye ko uwitwa Azizi Basane Kuranya we yagiye bagahita bamwishyura, ntabwo mbizi, ariko akwiye kumenya ko uburyo umukinnyi w'umunyamahanga n'uburyo umukinnyi w'umunyarwanda bafatwamo ni uburyo butandukanye. Icyo cyo akwiye kucyumva Nsabimana Aimable, akwiye kucyumva. Iyi Rayon Sport yari mufashe muri iyi minsi kugaruka kongera kuba Nsabimana Aimable, bimugarurira n'ikiza cyo gutuma kina mu Mavubi. Niyo Rayon Sport yaba itaguhembye amafaranga yawe yose, ariko hari ikintu iba yagufashije, forme zawe iba yazizamuye. Muri iyi minsi Nsabimana Aimable ubwo abandi babonaga prime nawe yayibonagaho, ntabwo ari uvuga ngo ntibamuhaga. Ubwo abandi babahaye igice cya recruitment nawe yakibonyeho. Uyu munsi rero kuvuga ngo atandukanye, avuze ngo arasheshe, nta nubwo ari ukwandikira Rayon Sport yibwira ati reka da ndaseshe, nshaka gusesa amasezerano, nshaka ku amaye nka date. Ibintu birakomeye cyane Nyarugenge kuri Nsabimana Aimable. Arashaka kugenda muri uku kwezi kwa mbere, bura nicyo kibikwereka, akagenda yigurishije. Bura niyo propose hari, ntekereza ko ariyo ntandaro yo kubwira Rayon Sport ko aseshe amasezerano, cyangwa se ashaka ko bicara bagasesa amasezerano bari bafitanye. Ubwo turaza kumenya niba ari ikibazo rero cy'amafaranga, tuvuge ngo wenda ayabonye yakwicara agatuza akaguma muri equipe. Ubwo turaza kumenya uko bihagaze, niba ari ikibazo cy'amafaranga ariko gati mu mere recruitment yanjye nyabuna, mu mere recruitment yanjye. Ibitari ibyo ntabwo turaza guhuza, turaza kumenya uko biteye byose, turabikurikirana. Ubwo nuvuga ngo Nsabimana Aimable agiye rero, Rayon Sport yakwisanga isigaranye uwitwa Kabange. Kabange Nshimiyimana harya hafi aho ngaho, Nshimiyimana Kabange niwe twasigarana wundi w'umunyarwanda muri Mediane, niwe twasigarana wundi w'umunyarwanda muri Mediane. Nubwo ko shwa yabisigaye yaba ari y'abatoza, kuvuga ngo turakinisha Kabange wenda na Yusudiane cyangwa na Omar Nyinge, cyangwa se tugiye kuva kuri Axe Centrale irimo umunyamahanga n'umunyarwanda dukinishe Axe Centrale irimo abanyamahanga gusa. Nabyo birashoboka. Bura uyu munsi wa none nahoze nibaza ngo bizagenda bite kugira ngo tubone uyitwa Yusudiane na Omar Nyingi bakinana, kuko ikintu cy'umubare w'abanyamahanga cyaratugongaga. Ariko uyu munsi bishobora gutuma umutoza mu mibare ye igihe cyose Nsabimana yaba agiye yahita ashaka uburyo bw'imikinire bundi buzajya butuma tugira abanyamahanga babiri muri defense, n'imbere tukagira babiri, ubwo bakaba babaye bane, umunyezamu umwe wa gatanu, no muri Mediane
hakajyamo umunyamahanga umwe. Ubwo ni ukuvuga ko byasaba ko muri axe gatandatu tugomba kuba dufitemo umunyarwanda, n'ubundi biraza bigahereza amahirwe nde Kanamugire Roger, cyangwa se bikaba byaha amahirwe Niyonzima Olivier Sefu mu gihe yaba ameze neza, atari birabye ngo yagiye mu Mavubi bamukubita umwitozo ngo ukamunanira neza cyane, kubera menya ko ari agacupa ko mu minsi mikuru. Yageze bamuhaye umwitozo biranga, umutoza aravuga ati warakoze kwitabira ikomereze. Ariko birumvikana ko abamediateri b'abanyarwanda babaye makini mu gihe cyose Nsabimana Aimable yaba agiye koko bashobora kubona umwanya wo gukina abari barawubuze, kuko dukeneye abanyamahanga. Ubwo byabaye ko Yusudi yanyakinana na Omar Nyinge muri defense, muri mediane hakabamo umunyarwanda umwe, abanyarwanda babiri n'umunyamahanga umwe, kabaye batatu, gashyiraho umuzamu wa kane, hanyuma uruhande rumwe umunyamahanga umwe, urundi kuri atake undi munyamahanga, bakaba buzuye batandatu. Urumva ubwo none uyu munsi ntekereza ko twaba tugiye no kugira amahirwe yo kugira defense iri solide daneva kurenza ikindi gihe cyose, kuko aba banyamahanga bombi batweretse ko rwose agapira barakanobagize. Nubwo bahenze Rayon Sport, reka tubyemere, nubwo bahenze Rayon Sport ariko pe barabasha. Abakinnyi nubwo bahenze Rayon Sport barabasha, barabasha baraskipinga. Ngereho ntekereza ko tubafite muri mediane bombi, igihe umutoza yaba yabonye ibindi bisubizo, ntekereza ko byadufasha cyane. Ariko ubwo Nsabimana Aimable nawe uyu munsi wa none ntabwo ari umukinnyi wo gutakaza. Ubwo iyo mibare nari nkuze nari mbabwiye yari imibare y'igihe byabaye ngombwa ko Nsabimana Aimable yensista gusohoka muri Rayon bikarangira binahawe umugisha. Kandi ubwo kuba yabitekereje, akaba bitekereje mu kwezi kwa mbere, isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi rirafungura ku munsi w'ejo. Ejo rwose riraza kuba ryafunguye, ejo kuwa kangahe, ejo kuwa gatanu riraba ryafunguye, amakipe yatangiye kwa registra abakinnyi. Birumvikana ko afite next move. Yaratwihora aravuga ati reka mbaterere Fazare nzamura urwego, ariko nanjye Fazare tour ntago muzamenya aho nciye. Iyo ni Rayon Sport. Ubundi Rayon Sport ntabwo igipfa kubura umukinnyi itakaza muri Fazare ikirangira, ko byagenda kose hari uba agomba kugenda ku mbaraga, hari uba agomba, kandi abo bose bagenda bakazagaruka n'ubundi baza muri Rayon, tukongera tukanabakira neza. Rayon Sport niyo mpamvu nyita umubyeyi. Abavuga ngo izindi kipe ni ababyeyi sinzi aho babikura. Izindi kipe ni umukinnyi yavuze gutya ngo asesha amasezerano. Nk'ubu ntimureba Mitima y'Izaka ukuntu yavuye muri Rayon adukoroze, birashoboka ko ashobora no kuzagaruka. Iyo yagiye byanze, Rayon Sport ikongera ikamwakira ikavuga ati welcome home. Rwatubye se nimwagiye mureba ukuntu yagiye agenda, ariko yaragarutse twambwira turakaza neza mu rugo. Twebwe nta bintu by'ifitina, turi ababyeyi, ntago igihe kinini kiza twamariye ntago twagisimbuza agahe gatoya kagatotsi. Agatotsi kaje muri igihuza abantu gikwiye kuba ari kinini kuruta ikibatandukanye. Ubwo rero turaza kumenya ibisubizo by'abatoza mu gihe cyose Nsabimana Aimable aza ko akomeje guhagarika imyitozo. Gusa uyu munsi dufite ibisubizo birenga kimwe, kuko buriya na Kabange si mubi. Ngewe imikino nabonye akina yose, imikino yose nabonye akina, Kabange nabonye atari mubi, ashobora kuza kenterivena agafasha equipe, agafatanya n'umunyamahanga undi umwe hagati ya Yusudi cyangwa se na Omar Nyingi, kandi defense ikaba ari solide ari urutare. Ahubwo nawe navuga ko ari cyo gihe cye cyiza cyo guhita yiexposa, akagaragaza ko ahari ari muri equipe ya Rayon Sport amerita kuba arimo.
iyo ni inkuru ya Nsabi rero. Nsabi utari dogiteri Nsabi. Reka twirukanke cyane twigire ku mukino wa kipe ya Police, turebe uburyo wateguye n'umukino wakabirijwe ku mpande zombi. Ewan wateguye kuri rwa rwego rurenze. Forza Bet yamaze kubwira Rayon Sport ko n'ubundi nkuko bisanzwe kama kawaida uyu munsi nigomba kuzayitegura imikino y'ikipe ya Rayon Sport cyane cyane muri prime. Yamaze kubwira Rayon Sport ati miliyoni zacu 5 gutsinda Police zirahari. Wajya kora muri miliyoni 5 kubakinnyi na staff basaranganyije ushobora gusanga ari mu bihumbi 150 gutyo 130 150 niba numva nkoze imibare neza. Ushobora kuba ntari mwiza mu mibare byihuse ariko namwe muraza kubikora murabyumva. Abakinnyi ba Rayon Sport bavuye mu minsi mikuru, n'uwari ufite ifaranga ashobora kuba rwose ari uburyo yarikoresheje boherereza imiryango basabana n'imiryango yabo. Uyu munsi akaba nta mafaranga menshi basigaranye cyane rwose. Mu minsi mikuru habacyo koherereza imiryango, haraba bari hano i Kigali, hari abataratashye nk'aba banyasenegali ntibatashye bagumye hano i Kigali nabo iminsi mikuru birumvikana ko ariho bayizihirije. Bivuze ngo amafaranga bari bafite mbere y'iminsi mikuru uyu munsi siyo bagifite. Bakenera guhera kuri match ya Police bakusanya ibihumbi 150 babyibikaho kabisa babitamira. Nta kintu Police iraza kugana na Rayon Sport. Ngiye nasabye Rayon Sport ko kuri Police ihera ku bitego 3 izamura tukayihanangiriza tukayibwira ngo nundi munsi kuko nayo yagitumbagiza prime ngo ikipe bashaka gutsinda nimwe muri champion ngo ni Rayon. Ngo barashaka gutsinda Rayon ubundi bashaka bagatsindwa n'izindi match 3 zikurikiranye igihe phase retour izaba yagarutse kuko n'ubundi nta gikombe bateganye. Ariko nabo bishoboka ko igikombe cyabo bari gushaka kukigira gutsinda Rayon Sport, ariko ntago biborohera. Uru rugamba rurakomeye kuko uyu munsi none tugiye no mu bintu byo gutegura Police n'umwana. Police n'umwana cyane tugiye kuvuga ngo turajya kureba mu bintu byo gutegura uburyo wategura amanota 3 nta nubwo twakwirwa tubigaruka. None se Vandame abari ujya gutegura abari gutegurira Police, ese Vandame ahantu hari bagakinyana ba Prosperi yarusyaho ntabwo yahandaho. Ntabwo yahandaho rwose. Vandame ahantu hari bagakinya mu gutegura ibintu biba bikomeye cyane ntacyo mwavugana. Ni match ro yakabirijwe yashyizwe ku rundi rwego. Bwane ntihadapfa umuntu harapfa ntihadapfa igisamba harapfa kominari. Hanyuma Rayon Sport yahise isora n'ibiciro by'umukino kuri uyu wa gatandatu saa 12 nibwo match izakinwa. Mbere y'umukino none kuwa kane nejo kuwa gatanu muri Regira muri Genero ni 3 mbere y'umukino. Regira ni 5,000 mbere y'umukino. VIP ni 10,000 mbere y'umukino. VVIP ni 20,000 mbere y'umukino. Ubwo mbere y'umukino nukuva none kuwa kane ukagenda ukagereje kuwa gatanu. Ibyo biciro mbabwiye ni gutyo bizaba bihagaze. General 3, Regira 5, VIP 10, VVIP 20. Hanyuma ku munsi w'umukino nyirizina no kuwa gatandatu General bizaba ari 5, Regira ari 7, VIP ari 15, VVIP ari 30. Ibi biciro murabizi ko nibyo biciro bigenderwaho ku mikino yose Rayon Sport yakiriye kuri Kigali Pele Stadium uyu munsi. Navuga ngo mureke dutangire umwaka dukubita Kigali Pele tuyuzura dushwanyagurika dufana ekipe yacu dukomeza gukusanya amanota, ubundi tuzave kuri Kigali Pele kuri match ya Police twerekeza Huye tumanuke dushwekuye naho tugiye gukorektinga y'amanota tuzamuke dusoze phase tudatsinzwe. Phase retour tuzirinde kunganya bitewe n'ikipe ndi kumva iri kubakwa kandi birashoboka. Phase retour tuzayitangire turuvuga ngo twebwe nta nubwo turanganya umukino, nta nubwo dushaka kunganya game,
ni ugutsinda gusa ku buryo tuzatwara igikombe natwe turi unbeaten kandi ari ibintu twakoreye nta maguyi yajemo nta biganiro byajemo byo kuvuga ngo turaganira n'ikipe ku ruhande rumwe ngo tuganire n'indi oya aba ari ibintu twebwe twateguye mu bushobozi bwacu mu mbaraga zacu. Rayon Sport ibyo byose irabifite birashoboka, ibyo byose turabifite birashoboka. Hanyuma rero reka mbabwire ko umutoza witwa Robertinho Goncalves aragera hano kuwa kane mu ijoro rishyira saa 6 saa 7 gutyo, birumvikana ko riraza ko rishyira ku munsi wo kuwa gatanu. Araza aryame aruhuke ejo nyuma ya saa 6 ku isaha y'isa 9 asaba asesekaye mu Nzove kugira ngo amurikirwe staff ye nanone irimo abatoza bacyarimo Hategekimana Corneille wamaze kwatangira imyitozo n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo mu Nzove. N'uyu munsi kwa kane araza kuba ayikomeje kabisa, hanyuma no kwa gatanu azaba ayikomeje. Ubwo birumvikana ko Rayon Sport iraza kugira n'umwanya wihariye wo kumutwereka nk'umutoza mucya mbere yuko tugenda tukagera kuri match ya Police. Ubwo baraza kugira uburyo barabikoramo mu buryo buri ruzungu, bwa buryo bwabo bakora ibintu mu buryo buri ruzungu nyine. Hari uburyo Rayon Sport ikoramo ibintu byayo mu buryo buri ruzungu rupyisuye rupyotoye neza cyane. Iyo ngiyo yitwa Rayon Sport Murera isaro ry'Inyanza. Hanyuma amakuru ya transfer yo Rayon Sport ikomeje gushaka abakinnyi batandukanye. Jean Baleke baranditse barategereje document bamaze kwemererwa kuganira nawe, ubu biganiro biri kujya mbere. Hanyuma witwa Joseph Sakwe barasoje, ubu gisigaye nuko Rayon Sport itegereje amafaranga kugira ngo imwishyure ndetse n'imikino ya faza ari mu Rwanda ibanze irangire kuko arabura imikino igira kuri 2 nibwo transfer nyinshi hano mu Rwanda zizatangira gukorwa, abakinnyi bamwe bazaza. Ojera aracyari kuri radar, aracyari ku meza y'ibiganiro. Hanyuma n'abandi basore benshi cyane bajya batandukanye ekipe iri kuganira nabo kugira ngo turebe ko faze retour twazaza twongereyemo imbaraga. Mu byumve bareyo n'ukuri kose ikipe yacu ifite gahunda, Rayon Sport ifite gahunda faze retour irakubita abantu irababaza ama ekipe agiye atandukanye kuri ubu butaka bw'i Nyarugenge. Nanjye rero reka mbashimire bifurize gukomeza kugira umunsi mwiza. Ibiganiro hano ku Imena Sports TV ntabwo bijya bihagarara, we kora subscribe ukore like uduhe igitekerezo cyanyu. Ibiganiro birabageraho mu firirizo breaking zose ni hano ku Imena Sports TV. Reka mbashimire rero mbabwire ngo mukomeze mugire intangiriro nziza z'umwaka. Ciao.